hanyuma rero uko bigiye kugenda tugiye kujya turasaba babiri n'ubundi reka tubahe umwanya wo kwirinda ikoranabuhanga ryemeye uko umuyobozi wa gahunda yabivuze tugiye kujya dushyiraho babiri tugiye kujya n'abasha kubasoma byihuse rero kuri mushiki wanje mubyara wanje kuko nibo bakuru nibo bateguye n'iki gikorwa batambuke bamuhereze impano bafata udufoto mu mufate ifoto niyo kubika umuntu akajya ahora areba igikorwa twagize muri tariki 20. Agiye ibintu bifite ikimenyetso ntabwo bifite ibagirana bisaba kuryo iyo ugiye uribuka amateka meza wagiye uranyuramo ukerekana n'abagukomokaho. Hagiye gukurikiraho undi mushiki wanje gukora kuri Vestina n'umubyara wanje Mukeshimana nabo bakurikiraho umusaza mushiki wa Kazuba. Umubona wegereye Vestina ni mushiki wanje uba mu ntege, wegereye Kazuba ni mushiki we uba mu ntege nanone. Bakomeje bavuga tunyanguza kugira ngo ducunguze uburyo umwete wagiye rero. Ndabona hari umuntu ufite ijerekani kandi burya ibintu byose bigomba kugirwa n'amazi. Nawe yaje aho buriya begeranye nawe agakurikiraho madamu ndayafashe. Umufashe rwose
ijerekani niyo Ernestina ajaje ashakira amazi Kazungu bagakaraba avuye ku kazi kugira ngo mu gitondo umunaniro no kugamo basubire mu kazi neza. Bakomeje abakurikiyeho nta Munyaneza Madamu Repotse yakindi umuntu wabwiraga rero ntabwo amazi bayakarabira mu kijerekani biba ngombwa ko bakenera n'ibase uriya base rero akaba yihaye mukeba we urabegeranye mukeba we urakaba muramukazi we nanone ni wamurugura wa Kazungu iyo kamugeramo basobanutse kuko ni kuba mbwira niko bimeze twakomeje rero bakurikiyeho bashiki ba Kazungu noneho bashiki ba Kazungu bavuze bati ntabwo zitaza wacagira ubukwe turi kumushyigikira abo bombi mubona ni bashiki ba Kazungu. dukomeza aba bari buryo nibo bagezweho babiri muza mwegerana babiri ibintu si byiza ye abona bimeze neza ibintu ntabwo bisa abafite umwanya wo gutanga impano ntabwo turabatinda turabuza ihangane gatoya tugiye gusoza namwe tubaha akanya impano ni ingenzi zirakenewe ihangane gatoya abo bakurikiyeho ni babyara ba Kazungu na mushiki we wegereye Kazungu ni mubyara we wegereye Madamu Kazungu ni mushiki wa Kazungu ugenda musobanukirwa neza bakomeje bashiki ba Kazungu babiri nanone baje aho bimeze neza nakibaza ngo ni gute jewe n'uyu uje kwego nawe yasigaye ari wenyine uraje mu mushiki waje birabaza agafoto n'ubundi kaze kugenda neza natwe dutanga impano na mushiki wanjye uri inyuma rwose ikibazo cyose azagira azitabaza ikipe ari kuba risobanutse mugihagaze irisibo aduhe Patrick Haleluya. Yesu ashimwe. Ayimbaza. Nyuma y'itangazo amaze kubonera aha ngaha ndashima Imana ko ngifite barumuna banjye babyara banjye famiye abuzukuru bakinanira muri rusange bakintekerezaho ishimwe rikomeye abinjiye mu muryango bashyashya n'abari basanzwe rwose kugira ngo mbabwire ko twabishimiye cyane sinatinya kuvuga ko mungoze ku mutima nanjye aho muzanyerera nzaba mpari kandi ikirenze byose ni uko Imana tugendana nayo amena cyane iryo jambo ntibarimo utashe mutaryumvishije namwe abarinda murakoze bisaba umugisha